munsi yo nkuru yarebwa ngo reka tuvuge ngarambabarira abandi bari kuvuga hari ikizuri ko nabari kuvuga wa muntu we ko byarangiye kuko ko natwite nzatwita nsoje Mariya nge naragowe Imana ibihaye umugisha ngo nzatwite nge narabike cyane ngo nawe nguragiye ngo we nabona Vestina karete ngo ndoroka zahita muri gusimbuka inkuru tugende gake gake tubaze gake tugende gake gake ngo nawe nshaka kuza abakunzi ba Mia Boss TV bifuriza ibihe byiza no kugomeza kugubwa neza no kugira umugisha uva ku Mana kandi ndabifuriza ubuzima buzira umuze wewe umeze neza komeza ugubwe neza kandi nawe umeze nabi wowe ubona bitagenda ubona ubuzima bukomeje kwanga ndakwifuriza ko wagira kwizera ko ejo bizamera neza kandi ejo ari heza ku buzima bwawe wikwiheba rero wigira kwiheba ahubwo ugira kwihangana ugire no kugubwa neza mu byo ukora mu buzima bwa buri munsi ndabashimiye rero nkomeza gushimira wowe wakoze subscribe ugakora share ugakora na comment ko uri w'agaciro kuri iyi channel uri w'agaciro ku biganiro dukora kandi gushimira ko ukomeza kuduteza intambwe nawe utarabikora ariko ukawufunguye iki kiganiro nawe ndagushimira kandi nkushimira nkwifuriza umugisha w'Imana kora subscribe tujye tubana tujye dukomeza dushyigikirane mu bintu byose dukora uyu munsi tubaye nk'abatatiraho gatoya ntabwo tugiye kubabwira ku makuru y'intambara cyangwa se amakuru ya politike ahubwo tubazaniye andi makuru ajyanye n'ibyidagaduro ndetse n'amakuru ya gospel uyu munsi tugiye kubabwira ku baramyi abantu benshi bakunda kandi mwakunze muri benshi mu gihe cyahise ndetse n'iki gihe turimo ni Dorcas na Vestina hari amakuru twagiye twumva mu bihe byahise Dorcas Vestina ko wenda bashobora kutazongera gukora imiziki batazongera gukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana abantu babakunze abantu babishimiye bakunze imiririmbire yabo ko baba bahombye nyine batazongera kubumva no kubabona bari kuririmbana ariko uyu munsi bazaniye inkuru y'ihumure mbazaniye inkuru iryoshye kandi igezweho hari n'ibindi mwaye mwumvise Vestina yakoze ubukwe Vestina yashatse Vestina afite inda Vestina hari ibintu byinshi yagiye anyuramo mwagiye mwumva uyu munsi nabyo tuje kubishyiraho umucyo ni nyuma y'ikiganiro bakoze bagakorana na MIE cyangwa se na Irene ubamanaginga n'ubundi mu buzima bwabo buri munsi mu buzima busanzwe uyu munsi rero tugiye kubaha ido nido n'amakuru agezweho kuri aba bakobwa kuri aba baririmbyi beza abantu benshi bakunda uyu munsi wa none rero twavuga ko Vestine na Dorcas by'umwihariko Vestine wavuzweho ibintu byinshi mu bihe byahise ku bukwe bwe yari yasezeranye n'umugabo w'umunya Burkina Faso Idrissa Ouedraogo abantu bavuze amagambo menshi bavuga ibintu byinshi ukuntu Vestina agiye gushaka akiri umwana ukuntu Vestina yari umuramyi yahinduye idini yahinduye imyizerere yari afite yaretse gusenga cyangwa se akaba yagiye mu basilamu kuko bumvaga ko umugabo we ari umusilamu abantu bacika ururondogoro bavuga amagambo menshi ariko uyu munsi wa none Vestine yagize icyo avuga mu magambo ye mbere na mbere yemeye ko ubukwe yabukoze bivuye mu kanwa ke n'amagambo ye yavuga ko yakoze ubukwe asezerana mu rukiko n'umugabo w'umunya Burkina Faso Ouedraogo Idrissa ndetse uyu Vestina avuga ko ari ibintu yishimiye kandi anezezwa nabyo no kuba nyine afite umugabo bagiye kubana akavuga ko kandi abakimutekereza mu ishusho y'ubwana cyangwa se mu bantu bakimubona mu ishusho y'ubwana ko yaba ari ibintu akoze kare avuga ko ibyo ngibyo rwose nibahumure ahubwo ari abantu bakimubona nkaho ari wa wundi wa kera mu ndirimbo zazindi yahereyeho za mbere baba bakimubonamo nk'umwana ahubwo ari umuntu mukuru ufite diplome wize kandi ufite n'imyaka y'ubukure afite uburenganzira bwo gushaka igihe cye mu gihe abona ko ari icyanyacyo hanyuma akongera akihanangiriza abantu nyine bavuze amagambo atari meza akavuga ko Vestina atwite avuga ko Vestina ubwe ku giti cye adatwite ahubwo ari amagambo y'abantu no gutungurwa bitewe n'uburyo ahari babonaga ko ashatse hakiri kare akavuga ati nta kindi kintu cyamwihutisha cyangwa cyamwirukansa kuba yakora ubukwe akaba yashaka ahubwo nyine ari uko yagiye muri iyo mico itari myiza niko abantu baba bavuga akaba afite inda akaba baramuteye inda akaba ariyo mpamvu akoze ibyihuta kugira ngo abe yabasha guhandoringa icyo kibazo cyangwa
cyangwa se abe yasohoka muri icyo kibazo bitagaragaye nk'umugayo cyane, ahubwo nyine abane n'umugabo bivuge ko nyine yabyaye kubera ko yashatse umugabo, ndetse akanihanangiriza avuga ko umugabo we yaba ari umusaza. Ibyo nabyo yagize icyo abivuga, avuga ko nyine kuba umugabo we bavuga ko ashaje, ibyo ngibyo ni amagambo cyangwa se ishyari abantu baba bafitiye umuntu muri rusange ugeze ku iterambere cyangwa ufite ibintu byiza agezeho, ariko avuga ko ashaje. Ababwira ko ibyo ngibyo rwose ari ukwibeshya, atari ugusaza, ahubwo umugabo we akiri mutoya, kandi niyo yaba ashaje biramaze, ibyo ntibareba kuko si bo bazamutunga, ahubwo niwe nyine ufite kumenya nimba ashaje cyangwa adashaje, kuko niwe uzi icyo azamumarira cyangwa icyo bazamarirana, kuko urukundo rujyaho rushaka, kandi urukundo ntabwo rushingira ku kintu runaka ngo umuntu arashaje, umuntu ni mutoya, nubwo nyine kuba bivuga babishingira ku mashusho atari professional, niko twavuga, amashusho yasohowe n'ibiro by'umurenge basezeraniyemo, amashusho atari meza, adafite ishusho ryiza rigaragaza umuntu wa nyawe, gusa nyuma baje kugaragaza amashusho agaragaza neza ukuntu bameze, bigaragara ko umusore nawe akiri mutoya kandi ari umusore bigaragara ko afite imbaraga ndetse w'umukire, bivuga ko rwose ari umuntu ukomeye yaba mu gihugu cy'iwabo ndetse no mu byo akora muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Vestina agaragara nk'umuntu wishimye kandi unezerewe n'ibyo akora, akanavuga ko ubukwe bwe nyine buri hafi, ndetse usibye ko nubwo uvuga ngo buri hafi, ariko avuga ko agomba kuzamanza kwemeza abantu ko ibyo bamuvugaho byo kuba twite atari byo, ahubwo ari ukwibeshya. Ari nayo mpamvu ubukwe bwe ngo bushobora kuzatinda, hakazashira igihe nabwo bukazatungurana, kugira ngo nyine abantu babone ko ari umuntu usanzwe adatwite, uretse kuba abyibushye nyine abantu bakabihuza, akavuga ati reba ukuntu yabyibushye, reba ukuntu ari kugenda umubiri uhinduka umunsi ku munsi, ariko bivuga ko ari imiterere y'umubiri we bisanzwe, atari uko yaba atwite. Nyuma y'ibyo byose rero Vestina na Dorcas basohoye n'indirimbo nshyashya bise Yebo. Iyi ndirimbo iri mu Giswahili, mu Cyongereza ndetse ni mu Kizuru, twavuga ngo ni injyana y'Ikizuru. Indirimbo nziza ibyinitse, abantu bajye kuyireba kuri social platforms zabo, ndetse no kuri YouTube channel y'uyu mugabo Irene akoresha, ndetse ni indirimbo yakozweho n'abantu batandukanye, harimo Chris Easy, Bosco Niyo, muziko abantu banavuga ko yashwanye na Irene, ariko bivugwa ko nyine agihari, ndetse ari umwe mu batangije igitekerezo cy'iyi ndirimbo, n'indi timu nyine bagenda bakorana mu gukora izi ndirimbo. Ubwo rero mugende muyirebe, ni indirimbo nziza cyane kandi ikunzwe, iryoshye, irimo amagambo meza, nta kinyarwanda kirimo, gusa icyo nakubwira cyo ni indirimbo nziza. Indirimbo rero banayiririmbye, ariko ni indirimbo wavuga ngo iryoheye amatwi, ndetse irimo n'ubutumwa butandukanye bwiza kandi bugezweho. Avuga ko ishobora no kuzagera kure, ndetse ikaba yanarusha n'izindi ndirimbo zose baririmbye. Hanyuma ubuzima bwabo nyuma y'umuziki, bavugaga ko umuziki ushobora guhagarara, bo bavuga ko aribwo ahubwo umuziki utangiye, aribwo bagiye gutangira gukora, aribwo bagiye gusohora indirimbo nyinshi mu gihe kiri imbere. Vestina na Dorcas bahari, kandi ababakunze n'ubundi bazakomeza kubumva basohora ibihangano byabo byiza andi bakunda. Hanyuma rero nyuma y'ubuzima bw'ingibi byose bamaze gucamo, ubuzima bugoye ndetse uruvugo, bakomeza kwihanangiriza abantu babavuze nabi, abantu bavuze ibintu bitari byo, bakavuga inkuru zitari zo. Gusa nanone bavuga ko tabarenganya kubera ko ari ibintu bari babonye bibatunguye, kandi kubyakira mu mitwe yabo bikagorana, ariko bavuga bati abantu nyine mufashe hasi uburyo muri kuvuga, mukabavuga nabi, abantu bari inshuti zabo bakabavaho, ariko bavuga ko ubuzima bugiye gukomeza, kandi ubuzima bugomba gukomeza neza, baramya Imana ndetse bashima Imana. Avuga ko umugabo we adasenga, umugabo we arasenga, ni umukristo kandi yubaha Imana, kuko ngo Imana ntabwo yajya kuguha ngo iguhe umuntu udasenga kandi usenga uyubaha Imana. Rero avuga ko yasubije Vestina, Imana avuga ko iri kumwe na Vestina ndetse na Dorcas. Ubu ngubu igikurikiyeho ni ugukurikirana ibihangano byabo no gutegereza ubukwe bwa Vestina
n'igihe buzabera kugira ngo nabwo tubutahe kandi tubashyigikire. Nyamuneka tubabe hafi, nubwo wavuga ngo wenda byari ibihe bibi, ariko biriya bihe nabyo aba ari ngombwa ku bantu kugira ngo bige kandi bamenye no kuba mu isi, kubera ko ntabwo baba mu isi y'ibintu bigenda neza gusa. Cyane cyane kuri aba basitari bwo ntabwo biba byoroshye, kubera ko nyine baba bakurikirwa n'abantu benshi. Iyo hari akantu rero runaka kabaye, abantu bakuririraho, mba numva bidakwiye no kubabaza kubera ko ari public figures. Ubwo numva biba bigomba kuvugwa, kandi ntabwo ibyiza gusa ari byo byajya bihora bivugwa, ahubwo ibi bibi biba bivugwa bijye byubaka abantu ndetse nabo bibubake muri rusange. Si ibyo mbigisha, ahubwo ni ibintu basanzwe bazi, kuko ni imihanda babamo kandi bamenyereye. Mbashimiye rero ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Mujye mukora subscribe niba wabikunze, kandi tujye tubana mu bihe bigiye bitandukanye, tubagezaho amakuru atandukanye, politike, siporo ndetse n'amakuru y'imyidagaduro, n'ibindi biganiro bikura ubwenge